Uwiteka Mana yacu dusengeye aba diaspora bose Mana aho bari mu izina rya Yesu ubarambureho Mana. Murakoze cyane, turashimira abantu bose bakoze subscribe kuri Karungu TV official. Kuri uyu munsi rero tugiye kubagezaho ubutumwa bw'iki cyumweru, ni mu bukurikire kandi murakoze cyane. Murakoze bavandimwe, inshuti, banyamuryango mwese mushaka kugira ngo mukurikirane ubutumwa bwiza mugezwaho na Karungu TV bigendanye n'ibwiza butumwa ndetse n'ubuvuzi. Mu by'ukuri nk'uko twababwiye byose twe turakomatanya, ariko muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere w'isabato ndagira ngo twongere tuganire ku byerekeranye n'insengero ndetse no gusenga. Abantu benshi bamwe batangiye kuvuga ko basubira gusengera mu mazi, abandi bagasengera mu misozi, ariko ndagira ngo tubahe umuco na n'ubundi uturutse mu byanditswe byera, tubereke uburyo kuko ibi bihe byagiye bibaho mu bihe bitandukanye, ndetse mu bihe byinshi hagiye habaho intambara, ku gihe cyo kudasenga hagiye habaho ingorane nyinshi, ariko abana b'Imana ntabwo bigeze bacika intege, bakomeje gusenga bakurikije amabwiriza ava mu byanditswe biziranenge. Ndibuka Daniyeli ubwo yari i Babuloni, ngo yasengeraga mu nzu ye, ariko amadirisha akayafungura akayerekeza i Yerusalemu. Mbere y'uko twinjira neza mu byanditswe biziranenge, kadusenge Imana. Urakoze Uwiteka Mana yacu, urakoze kuko wongeye kuduha aka kanya, urakoze kuko wongeye kuduha amasaha muri iki gitondo kugira ngo twongere tuganire ku byanditswe biziranenge. Nyagasani Imana uri mu ijuru, dufashe tumenye neza uko dukwiye gusenga, tumenye neza uko dukwiye kubaho n'ibi bihe, tumenye neza uko dukwiye kubaho n'ibi bihe hateye abantu z'ibinyoma, tumenye uko tugomba kumenya inzira itujana iwawe, maze ubwo twese n'abazumva Karungu TV tuzaba dutashe iwacu i Kanani, tuzashima izina ryawe. Bana natwe Yesu, mu izina ryawe Mwami Yesu, amen. Ndagira rero ngo twinjire muri Bibiliya, turamanza tunyure mu gitabo cya Matayo cya Luka, tumanze turebe uko Yesu yigishije abigishwa be gusenga. Matayo 6, twirebe uko Yesu, hari igihe abigishwa ba Yesu baramubwiye bati Data twigishe gusenga, nuko Yesu arababwira ati mwirinde ntimugakore ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na so wo mu ijuru. Ahubwo mugire ukuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ahubwo weho nugira ubuntu ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icyo kw'iburyo gukora, ahubwo so ureba ibyiherereye azakugororera. Gusenga nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Weho nusenga uje winjira mu nzu, winjire mu nzu ukingure urugi, uhere ko usenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugorora. Namwe musenge ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi aribyo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukeneye mutaramusaba. Nuko musenge mutya muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twayihariye abayiturimo imyenda yacu, ntuduhane mu twosha, ahubwo dukize umubi, kuko ubwawe ubushobozi, icyubahiro ni ibyawe n'iteka ryose, amena. Kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu, na so wo mu ijuru ntazababarira
ibyaha byanyu. Bavandimwe, abantu benshi Yesu yashakaga ko bamenya gusenga, bagasenga atari ukuvuga ngo manze bazamuke imisozi, atari ukumanza bibabaza, ahubwo yatanze umuco ku byerekeranye no gusenga. Ndumva nta muntu n'umwe ushobora kugira ikibazo ngo mbese ngo none ku insengero zafunzwe nizuzuza ibisabwa bazazifungura, ariko igihe zizabyuzuza weho guma mu rugo iwawe usenge nta kibazo. Nahoze mbona umupasiteri umwe yoherezaga mu ngo abantu ngo batangiye gusenga ngo bashireho. Ubwo rero ntabwo ari byiza, ahubwo mureke dusenga Imana, nibyo biradufasha kandi icyo tugomba gukora. Bibiliya yatanze umuco. Katurebe icyo Yesu yabivuzeho ibyerekeranye n'iyi minsi ya nyuma y'imperuka. Nanone turaja muri Matayo 24, Matayo 24, ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka inyubake y'urusengero. Arababwira ati, nimurebe ibi byose, ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi bitajugunywe hasi. Yicara ku musozi wa Elayono, abigishwa be bazahari biherereye baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ic'imperuka y'isi n'igihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Ni ukuri abantu benshi n'iminsi bari kuyoba, kuko benshi bazaza biyitirira izina ryanje bati nje Kristo, bazayobya benshi. Abantu benshi muri iyi minsi barayobya abandi bababwira ngo ni abakozi b'Imana. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima yanyu, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi ishyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishitsi hamwe namwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiro ryo kuramuka. Ubwo niko bazagambanirana ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzanywa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayige benshi. Bavandimwe, muri ibi bihe by'umubabaro niho haduka abahanuzi b'ibinyoma benshi kugira ngo bayige benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi rugakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakiza. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ku isi. Ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahamwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahe, hano baranditse mubisoma byitondere. Icyo kizira ibi mu gihe Abaroma basenyaga urusengero rw'i Yerusalemu, nibwo ikizira cyari kigeze ahera, ubwo Titusi yagabaga igitero cyo gusenya Yerusalemu. Icyo gihe abazaba bari i Yudaya bazahungire ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamanuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu mirima ye kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazamubishamo. Namwe musenge kugira ngo guhunga kwanyu kutazaba mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho, uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza na none, kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi yaba itarigabanyijwe ntihashaka kurokoka n'umwe, ariko ku bw'intore iyo minsi izagabanywa. Icyo gihe umuntu nababwira ati, dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere. Ni ukuri Kristo turagendana, ibyo kubabwira ngo tugiye kumushakira mu mazi, ngo tugiye kumashakira hehe, ntimuzabyemere. Ari hano, ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, kugira ngo babone uko babayobya n'intore, niba bishoboka. Dore mbabwiye bitaraba. Ni ukuri abantu benshi bavuga ko bakora ibitangaza, bavuga ko ari abakristo, ariko ibi byarahanuwe kandi Yesu yabivuze bitaraba. Ndagira rero nuko bitangiye ngo abantu benshi mukabona bari gukora ibitangaza, kandi ari abahanuzi b'ibinyoma, mwe kwemezwa n'ibitangaza. Ahubwo ndasabira buri muntu wese gufata Bibiliya akayigana n'umuryango we mw'iki gihe, tukayisoma tukayiga neza, kugira ngo tutayobywa n'imyuka n'abahanuzi b'ibinyoma badutse
niko gusaba kwanjye nanjye nisabira kubyubahiriza no kubyumvira no kwiga ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu.